Ni mu minsi ishize nibwo Rwandaupdatestv yakugejejeho ibijyanye n'imyanzuro yafatiwe mu nama iherutse guhuza AFC M23 cyo kimwe n'uruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba inama cyangwa se ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar. Amakuru twaje kumenya nuko intumwa z'ibihugu byombi zongeye gusubira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko ibiganiro byahagaze. Nta gishya cyane cyasinywe muri aya masezerano n'ibijyanye n'iyubahirizwa ry'Agahenge, ariko kandi ahangaha twabonye noneho inyandiko zisobanura neza uko iyubahirizwa ry'ako gahenge rigiye kugenda. Ni inyandiko ifite page 6, kuri page ya nyuma bagiye bagaragaza bashyize umukono, no kuvugurwa bari bitabiriye iyo nama. Iyo nyandiko yose rero niyo ngiye kugusomera, nta kindi kintu mpinduyemo, nta busesenguzi cyangwa se andi makuru nongeyemo. Reba hasi handitse subscribe, na makuru menshi cyane rwose uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Batangiye bagira bati amabwiriza ngenderwaho cyangwa se terms of reference y'urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano hakoreshejwe urwego ruri ku rwego rwaguye rwo kugenzura n'ubufatanye cyangwa se IGVM+. Ati ibibanza cyangwa se ibibanziriza iyi nyandiko tugiye gukomeza tugarukaho. Ati ni mu myaka myinshi ishize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakomeje kwibasirwa n'umutekano muke n'ihungabana, bityo rero bigasabwa ko ayo makimbirane yakemurwa mu nzira z'amahoro. Twebwe abahagarariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi natwe abahagarariye ihuriro AFC M23 dushingiye ku itegeko nshinga ry'umuryango w'abibumbye no ku itegeko shingiro ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU, ni ku mahame shingiro y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku myanzuro ijyanye n'ingingo yafashwe n'inama y'umutekano ya Loni cyangwa se y'umuryango w'abibumbye. Turasaba ko amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kagomba gukemurwa mu mahoro, harimo ingingo zijyanye n'umwanzuro wa UN Security Council 2808 uha MONUSCO inshingano zo gushyigikira urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'amategeko mpuzamahanga bigenga. Dushingiye ku byemezo n'itegeko byatangajwe mu itangazo ry'amahame Declaration of Principles ryo kwa 19 Nyakanga 2025 hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23, twasinyiye i Doha muri Qatar tugamije inzira iganisha ku masezerano y'amahoro rusange. Dushingiye kandi ku nama yakozwe ya 19 y'abaminisitiri b'ingabo ndetse n'ab'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ya ICGLR yabereye i Kinshasa kuwa 8 Ugushyingo 2025, by'umwihariko ni ku ngingo 6.11.8/10 yasabye ko habaho inama y'impuguke mu bya gisirikare zo muri ICGLR kugira ngo zisesengure amabwiriza ngenderwaho zinoze amasezerano y'imikoranire cyangwa se memorandum of understanding asobanura neza inshingano, ububasha, imirimo y'ubuyobozi, uburyo bw'imikorere n'ingingo ijyana n'ingengo y'imari ni kubijyanye n'igenzura rikorwa na IGVM. Dushingiye kandi ku masezerano yashyizeho urwego rwo gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano yo kwa 14 Ukwakira 2025 yasinyiwe i Doha hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 agamije inzira iganisha ku masezerano y'amahoro mu guhagarika imirwano. Dushingiye kandi ku ihuriro rya Doha rigamije amasezerano y'amahoro rusange yasinywe kwa 15 Ugushyingo 2025 hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Icyambere, turashyiraho amabwiriza ngenderwaho y'urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Icya kabiri, inshingano z'urwego rwa IGVM+ cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism+. Urwego rwa IGVM+ ngo ruzakora imirimo ikurikira: gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo kwishyirwa mu bikorwa no kubijyanye no kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano nk'uko biteganywa n'ihuriro ry'amasezerano ya Doha hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23. B, gukora iperereza no kugenzura ibirego byose byerekeye kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano ndetse no gufata ingamba zikenewe ni ku bufatanye n'impande bireba, ni mu rwego rwo kwirinda ko ibyago byakomeza kwiyongera. C, gutanga raporo ni ku byarenze ku ihagarikwa ry'imirwano cyangwa se no kuwarenze
ku bijyanye no guhagarika imirwano, naho D ni ugukurikirana uko umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi cyangwa se humanitarian bihagaze mu bice byibasiriwe n'amakimbirane. I kwandika ngewe rero ngo no gutanga raporo no kuzibika kubivugwa ko byabaye cyangwa se kubivugwa kubarenze ku bijyanye no guhagarika imirwano, yewe rero no gutanga raporo ya buri cyumweru ku rwego rubishinzwe. F kumenya cyangwa se kumenyesha neza no gutangaza ibirego kuwarenze ku gahenge cyangwa se ibirenga ku ihagarikwa ry'imirwano, naho G ni uguteza imbere kubahiriza ingamba z'umutekano zemeranyijweho. H ni ugukora ibikorwa byubaka icyizere bigamije kongera icyizere hagati y'impande zombi, naho G ni ugukora indi mirimo yose ishobora gusabwa n'impande bireba. Dukomeje n'iyi nyandiko, ni ku cyiciro cya 4 bagize bati ni ubunyamabanga cyangwa se secretarian. Ati imiterere y'abagize ubunyamabanga cyangwa se secretariat bizagenwa n'impande zombi, aho urwego rukora cyangwa se area of responsibility. Ati urwego rushinzwe gukurikirana yewe no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano ruzakorera mu duce twagaragayemo ibirego by'uko haba harabayeho kurenga ku masezerano nk'uko byakozwe n'impande runaka hashingiwe ku ihuriro ry'amasezerano ya Doha. Impande zombi zizatanga uburenganzira busesuye bwo kugera ku mirongo yose y'imbere mu mirwano kandi nta nkomyi. 5 ngo hari inama n'ihuzabikorwa cyangwa se meetings and coordination. Urwego ngo ruzajya rutanga ahanini ayo makuru hifashishijwe ikoranabuhanga, ni mu bijyanye n'inama ngo zifashishijwe internet, ubwo wenda ni za video conference, ni ku buryo bazajya baterana buri kwezi cyangwa se wenda igihe bibaye ngombwa, ngo bigasabwa n'impande zombi cyangwa se wenda n'abarebera ibijyanye n'iyubahirizwa ry'agahenge cyangwa se observers. Urwego ngo rushobora ku bushake bwarwo kandi hashingiwe ku bikenewe mu mikoranire irimo guhindagurika cyangwa se wenda gusuzuma no guhindura ingano y'inama bitewe n'uko ibintu bihagaze. Aha rero naho bagiye bashyiramo ingingo zitandukanye. A inshuro ngo z'inama zishobora guhindurwa hashingiwe ku bikenewe mu mikorere. B kuba impande zombi ngo zihari kandi bikaba ngombwa ko buri ruhande rushobora kuba rwatanga umubare wuzuye mu gufata ibyemezo. Si buri ruhande ngo rushobora gutumira umwe mu bareba kugira ngo yitabire ibikorwa bya IGVM plus binyuze mu rwego rwo kugenzura. D MONUSCO izafasha mu guhuza ibikoresho n'imirimo cyangwa se logistical coordination ni muri urwo rwego, naho inga ibyemezo by'urwego bizafatwa ku bwumvikane busesuye bw'impande zombi cyangwa se consensus. 6 urwego rwo gutanga raporo cyangwa se reporting framework. Urwego rwa IGVM plus rufite inshingano zo gutanga raporo zikurikira ku bagize urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. A incamake za buri cyumweru zizaba zarateguwe kandi zigategurwa n'umunyamabanga, zikavuga ku byabaye byose byatangajwe n'amatsinda akora mu bice cyangwa se field teams cyangwa se wenda ngo n'abagize IGVM plus. D nako B mumbabarire, raporo zisesengura za buri kwezi ngo zivuga ku byabaye by'ingenzi n'ingamba zafashwe na IGVM plus zigenewe impande zombi nabo bireba. C itangazo rigenewe rubanda ni ku mpinduka zikomeye igihe byemejwe n'abagize IGVM plus, naho D ni raporo zose zatangajwe kandi ngo zikaba zigomba kuba zigizwe n'abagize inzego zose cyangwa se urwego bireba. Naho ku ngingo ya 7 ngo na mahame ngenderwaho cyangwa se guiding principles. Urwego ruzagendera ku mahame akurikira. A kutabogama cyangwa se impartiality. Abagize urwego n'abarebera bose bagomba kutabogama, naho B ngo ni ibijyanye no gukomeza gukoresha transparency cyangwa se wenda ngo gusangiza ku mugaragaro imyanzuro na raporo n'abafatanyabikorwa bose. Hari icyitwa ibanga ni muri mu gace ka C cyangwa se confidentiality, ngo amakuru yose akusanyijwe kandi
aganiriweho n'urwego rw'abafatanyabikorwa agomba gufatwa nk'ibanga rikomeye kandi ntashobora gusangizwa abandi hatabayeho kubimenyesha cyangwa se hatabayeho uruhushya rw'urwego. Naho D ngo ni amategeko mpuzamahanga arengera abasivile cyangwa se international humanitarian law. Urwego ngo ruzubahiriza byimazeyo ayo mategeko kandi ruzayifashisha nk'isoko y'inshingano zarwo. Naho kuri E ni inshingano cyangwa se responsibility. Abagize urwego n'abagenzi babo cyangwa se n'abandi bose babifitemo uruhare ni mu gihe ngo habonetse inyungu zihurirana n'icyo kibazo kandi hakabaho no kubazanya inshingano ni mu bijyanye no kubahiriza ayo mabwiriza ngenderwaho y'amasezerano yo kuwa 14 Ukuboza 2025. Ni mu ngingo yabo ya 8 ngo no gushyira mu bikorwa cyangwa se operationalization plan. Ngimande zombi zirategura gahunda yo gushyira mu bikorwa bikazajyana no kureba gushakisha yewe no gukusanya ibikoresho cyangwa se resources, ihuzwa rya logistique n'imikorere, ubwikorezi n'ibikoresho by'itumanaho mu by'amatsinda akorera mu bice bitandukanye cyangwa se field teams. Ibi byose rero ngo bizakorwa mu minsi 30 uhereye igihe aya mabwiriza ngenderwaho azemezwa. Ku ngingo ya 9 bati ni igihe urwego ruzamara cyangwa se duration, igihe ibingibi byose bizaba byamaze gutunganywa neza. Bagize bati iherezo ry'inshingano urwego ruzakora kugeza inshingano zarwo zuzuye nk'uko biteganywa n'amasezerano cyangwa se kugeza igihe impande zombi zizemeranya kugukomeza kubihagarika. Ikindi kandi kuri B ngo nuko hari ibijyanye no guhindura amabwiriza. Ayo mabwiriza ngenderwaho ngashobora guhindurwa ari uko impande zombi zabyemeye. Hanyuma hangaha rero banashyizeho inyongera cyangwa se umugereka cyangwa se annexes. Ati inyongera ya mbere hari ibijyanye n'ibishushanyo by'imikorere y'urwego cyangwa se flow chart of mechanism. Hari ibijyanye n'inyongera ya B ari byo bafata nk'ifishi yo gutanga raporo y'ibyaranze amasezerano ya mbere, bavuze ko ari form 1. Ibyo nabyo tuzagenda ubwo tubibona. Hanyuma rero basoza bagira bati bikorewe i Doha muri leta ya Qatar ku ya 2 Gashyantare 2026. Hanyuma habanagaragaje abashyize umukono kuri inyandiko yose musomeye. Uwa mbere ni Generali Bole Mana Lanaulo, uyu ahagarariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabiri Benjamin Bonima ahagarariye Alliance Fleuve Congo umutwe wa M23. Gatatu ni Leonardi Onyonyi Claudi wahagarariye komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe cyangwa se African Union Commission. Kane ni Kasiri Muhammad uhagarariye inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR, ndetse na Kasimi Bamba uyu ahagarariye MONUSCO. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana.